Ni inkuru nziza ikomeye cyane ku bantu bakurikirana gospel cyangwa se kuramya no guhimbaza Imana, cyane cyane abantu bakobwa Vestine ndetse na Dorcas. Ni inkuru nziza yuko bagarutse bundi bushya, ndetse akaba ari nibo baje banabyivugereye ku miyoboro wa YouTube channel, baje ko bafite umushyashya, ni umuyoboro mushyashya nubwo atari mushyashya cyane ko uriho indirimbo nkeya cyane nazo tubize ko batwaze babwira, ndetse byinshi baje ko bagiye gutya batangaza. Hari ibyo batangaje kuri Murinda Habirene nyine wa managingaga, ndetse hari nibyo bagize gutya batangaza ku miyoboro mishyashya bashyize hanze, ndetse wabise Vestine nawe yaje kuba yagiye atangaza ku byiwe n'umugabo we cyangwa se Idirisa nyine murabizi ko baje ko bashakanye ndetse bakaba muri Canada. Hari byo yaje kuba yagira gutya ashyira hanze ku by'urugo rwiwe. Ibyo byose tugiye kuba twaza tubabwiye, ndetse n'ibiki wabise Dorcas yaje kuba yabaza amakuru wiwe kuri kamera, ndetse byaje kuba byatungura benshi. Tugiye kuba twaza tubabwire abantu mukunda abantu rwose ndabasaba ngo mube hafi abantu mubakurikirana ndetse mubona basupporting, dore ko ikiganiro bari bashyizeho nyine kuri YouTube channel cyari cyavuga ngo new chapter nyine cyangwa se chapitre nshyashya nyine, urumva ko ari bundi bushya batangiye ibintu byabo, ibiganiro byabo, ndetse bashyiraho n'indirimbo, ndetse yewe na kamera bamo bakoresha nta muntu wari mu ba kamera, nibo bikameraga nyine. Urumva ko nta n'umuntu bari bakeneye wundi uretse kuba aribo bifatiraga na video mu buryo ki bamo bakorana nyine ibiganiro hagati yabo bombi, nk'uko uri kugenda nyine ubibona aho ku mafoto uburyo ki nyine amafoto ameze, ni nako nabo bari bameze mu kiganiro. Ntago babushaga nyine uretse ko baganiraga nyine, nta kintu kigeze kiba cyahinduka kindi. uko uri kubabona ku mafoto nyine niko bari bameze, nta kundi nuko nguko nyine niko bakoze interview yabo cyangwa ikiganiro cyabo bameze uko nuko nguko kabisa. Urukumva ni Mr. FG rero ni New Vision Entertainment, ndagusaba kuba wakora subscribe dukomeze tubane tujye kubuza tubabwire byinshi kuri bano bakobwa Vestine ndetse na Dorcas nyine nyuma y'igihe kirekire twatumaze tumva amakuru yabo tutamenye byinshi kuri bo. Ko hayikaze everybody happy, hands up high. Ubundi mwamubizi ko mu minsi yashize uwo bise Vestine ndetse na Dorcas nyine abantu bakobwa bombi baje kujya gutya baza ko babwira boss wabo ko batandukanye, ndetse abari nabo bamwihera ibaruwa nyine yituma batandukana. Biza kurangira n'uno mukobwa Dorcas nyine ari gusanze mukuru wiwe muri Canada, amusanga nyine bamubishinga kugira ngo bategure bombi ko ari babiri ndetse banihariye. Yeshi bagiye baganira, ndetse biza kurangira nyine banasezere boss wabo ari we Murinda Habi nyine cyangwa se Empire n'itsinda ryiwe. Biza kurangira bavuze ko batandukanye ndetse batazongera kuba banakorana. Nyuma y'igihe kirekire bari bamaze bakorana, ndetse bagiye babaha ibyishimo bigiye bitandukanye, baje ko batandukanye. Ibyo murabizi cyane, ndetse abantu mugenda mukikira no muyoboro mwaje ko mwabibona ko byatwagiye tubibagezaho, ndetse tunabibabwira ku buryo bukomeye cyane. Noneho kuri no tariki 6 nyine baje ko bagira gutya bifata video bashyira ku YouTube channel yabo cyashye yitwa Vestine na Dorcas nyine, ndetse iyo channel kabiriho indirimbo zo nyine ebyiri zigira kuri n'iyandi bita papa ndetse na hawe ijambo batangiriyeho, nizo ndirimbo ziri kuri iyo channel zo nyine. Ndetse iyo channel ikaba ifite abasubscribers bagera ku 200,000. Numva ko bakeneye ko bazamurwa ndetse bakaba banafashwa. Nyuma y'uko rero baje kuba bagira gutya bakorana Murinda Habi nyine bakorana igihe kirekire, baje kubona we bagira gutya bafata umwanya, ndetse baramushimira kubwo yarabafashije kubavana kure, kubavana i Musanze. Akaba ari abantu bamaze kugera kure, abantu bamaze ko bagira ubushobozi bwo kuba bagenda bakaba Canada ndetse bakaba kwibeshaho. Urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Baje ko bagira gutya rero ubwo baje kuba bafite ubushake no bagarutse mu bundi buryo, mu yindi sura nshyashya bagarutse noneho mu bitege, dore ko baje ko bavuga bati bafite indirimbo nyinshi, ndetse ku buryo bafite ubushobozi bwo kuba bashyira indirimbo hanze umunsi ku wundi. Uvuze ngo uruko bakwitsamura kose nyine bahita bashyira indirimbo hanze, bafite indirimbo nyinshi cyane, stock iruzuye. Urumva ko abantu mu bakunda ndetse mu nabakurikirana ko ari ibintu bikomeye ndetse binashimishije. Nyuma y'uko bari bamaze igihe kirekire nyine batabaye ibyishimo, noneho bavuze ko bafite indirimbo nyinshi zihambaye cyane. Baje kujya gutya rero banashimira waba managinze nyine ari we Murinda Habi, bamushimira kuri kamera, ndetse icyanashimishije abantu nuko baje ko bagira gutya banavuga ko baje kuba batandukana mu mahoro na Murinda Habi cyangwa se muri Empire. Baje ko batandukana, abantu bavuga ko bagira gutya hari amafaranga Murinda Habi nyine yabasabaga, ariko bavuga ko ntayo, batandukanye neza ndetse amasezerano yabo yararangiye neza. Urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Bashimiye Murinda Habi ndetse n'itsinda ryo Empire nyine muri rusange. Ibintu byaje ko byashimisha abantu nabo nyine muri rusange n'abakunzi babo. Noneho byaje kuba ngombwa ko bise Dorcas nyine
yibaza mukuru we Vestine ndiba yarabyaye nyine ntago ari uko yarabiwe ariko yagira ngo abarize abafana nyine ndetse n'ababakurikirana yaje kuba yagira gutya arababariza amubariza imba yarabyaye nyine nta kuziyaza nawe yaje kugira gutya aramusubiza ati yego mfite umwana nyine ndo umubyeyi urumva ko ari ibintu bishimishije ndetse binasekishe cyane nyuma yuko ahita namubwira ati yewe mwonkwe ndetse n'ibindi byinshi bagiye bitandukanye mu kiganiro bagiye bagirana nyine ndetse akaba ari ibintu bishimishije cyane kuri Vestine kuba nawe yakwitwa umubyeyi ndetse urumva ko kuri Dorcas nawe yaje kuba yakwishimira ko afite undi muntu nawe bafitanye isano nyine yitirwa nka anti we. Nyuma y'ibyo ngibyo rero baje ko bavuga ko ndetse n'amakuru yagiye atrendinga mwese mwari muyaza abantu mugenda mubakurikirana amakuru yabo nyine nubwo batayashyiraga hanze cyane baje ko bavuga ko bafite indirimbo nshyashya bagiye kuzasohora nshyashya nyine indirimbo bafite kuzasohora bazahita itabaza abantu mubakurikirana ndetse unabakunda ndabasaba kuzaba mwayireba iyo ndirimbo kuko zimwe mu ndirimbo zizaba zitegerejwe na benshi cyane nyuma y'igihe kirekire batabaha indirimbo ndetse icyaje kuba cyanashimisha benshi ndetse kinabasha kuba cyanezeza abakunzi babo nyine muri rusange nuko baje ko bavuga ati bafite indi miyoboro mushyashya nyine nyuma y'indi miyoboro babanje kugenda bakoresha yamurinda habi baje ko bavuga ko bafite indi miyoboro mushyashya mushobora kuba mwabasanga ndetse mukaba mwanabakurikira iyo miyoboro hari ya Instagram ndetse na TikTok aho baje ko banayiyerekana yewe ugende muyishakishe niyo bise Vestine ndetse na Dorcas cyangwa se usashacinge nyine Vestine na Dorcas muri rusange urahita ubona channel yabo cyangwa se imiyoboro yabo yaba ari kuri TikTok Instagram bose barayifite ndetse na hano kuri YouTube baje ko bashyira hanze uwo muyoboro wabo nyine ko bawufite ari naho bacishiye kino kiganiro urumva ko ari ibintu bishimishije cyane ndetse bikomeje ko byaneje abakunzi babo mu rugendo rushyashya agiye kuba batangirana. Ariko hari abandi bantu bakomeje kuba bahwihisa ndetse bananariza nyine bakora ubusesenguzi bukomeye cyane kuri bano bakobwa bombi baje kuba bako bashobora kuba bafite undi mu manager mushyashya cyangwa se undi muntu ufite ibifaranga nyine byinshi byo kuba yaba managinga kuko ntago byashoboka kuba babaho gutyo gusa batabafite mu manager urumva ko ari ibintu bikomeye cyane baje ko bavuga ko rero buriya abantu bagenda bakora analize ntago ari bo baje kuba babyitangariza abantu bagenda basesengura baje ko basesengura bavuga ko bano bakobwa bashobora kuba bafite undi muntu ugiye kuba wabamanaginga kandi ufite amafaranga akomeye urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Ndagusaba rero wowe ukunze kuba wakurikira bino biganiro byacu nyine ese urumva bino bintu koko byuko baba bafite mu manager mushyashya ari byo andika muri comment tubwire ndetse nanagusaba kuba wakora subscribe muri mbori sha kuno muyobora New Entertainment niba muri kumva ni Mr. FG iyi ni New Entertainment nkomeje kuba nabaha ikaze mwe mukomeje kuba mwakwiyandikisha kuri no muyoboro wacu.